Bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu mujyi wa Ruhango ho mu karere ka Ruhango baravuga ko bakomeje kugorwa no gutanga imisoro ibiri kuri parikingi aho basora igihe binjiye imbere muri gare y'uyu mujyi ndetse n'iyo bagiye hanze yayo bagasaba ko hashyirwaho umusoro umwe hose. Uyu ni umwe muri bo witwa Fidel Komayombi ndetse na bagenzi be batifuje ko dukoresha amashusho yabo. Ikibazo cya parikingi cyo muri iyi gare y'akarere ka Ruhango bisa nkaho bitugora kuko tugira imisoro ibiri kandi y'ikintu kimwe. Hari icyo bita parikingi ku bamotari tugira dusora hano muri gare, ariko ugasanga hano muri gare urasora 3,000 ku kwezi kuko ku munsi dusora 100, ariko rikitwa irya parikingi. Ariko wajya no hanze wagira ngo uparitse hanze ya gare uri kugenda, nabwo abitwa kevisesi bakaza bakakwandikira cyangwa bakaguca amafaranga 5 ya parikingi. Kandi iyo urebye byose ni ibintu biba bikora biba byitiriwe ikintu kimwe. Sinzi impamvu rero hazamwo kuba umuntu yagira inshuro ebyiri akaba yatanga imisoro ibiri kandi ihuriye ku kintu kimwe. Twifuza ko hajyaho umusoro umwe wa parikingi umuntu akajya awutanga nta kibazo, ariko umuntu atagiye hirya ngo bamusoreshe nagera no hino asore, kandi byose ari imisoro igomba kubaka igihugu kandi ari umusoro umwe. Nabyo biba bifite imbogamizi by'uko umuntu akorera amafaranga yose akayabona yatanga hariya, wakorera andi ukongera ukaza ukayatanga hano. Nizo mbogamizi dukunda kugira. Tukaba dusaba rero ko mwadukorera ubuvugizi hanyuma bakaba bashyiraho parikingi imwe umuntu akaba ari yatanga, kuko ntabwo wajya utanga parikingi ebyiri, bibangamira cyane abamotari bakorera hano muri zone ya Ruhango. Mu kwezi mu mwaka wa 18 buri kwezi ubwo ugenda bakaguha 3,000 birenga parikingi nayo buri kwezi baterega n'aka gasoro baduha mujye mumusobanurira kanditseho kare karasasi imodoka do Ruhango kare parikingi ntago ari moto. Urumva ni ukutwiba Ruhango kare parikingi twagenewe imodoka, ntago twagenewe moto. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango Rusiribona Jean Marie Vianney, umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri aka karere, niyemeranya n'aba bamotari ibyo bavuga ko batanga umusoro inshuro ebyiri, gusa akabizeza ko bazakomeza gusobanurirwa byimbitse ibijyanye n'iyi misoro. Gare ifite kampani yitunga iri prive yigenga yitwa Ruhango Investment Company. Rero ntago gare y'akarere nk'uko babivuga, nyine akarere koko gafite imigabane muri iyo gare, ariko ni kampani yigenga. Uvuga ngo bahakorera hari uburyo bahacunga n'uburyo bishyuza abagiyemo bakoreramo, ariko nanone abakorera hanze kuri parking zo hanze hari uko nisike ibishyuza, nisike icunga za parking. Ndagira ngo rero biba ari ibintu bisobanutse, kandi nagerageza kuganira nabo igihe kinini, nganira n'abahagarariye n'abamotari ubwabo twabahaye amakuru, numva byatari uburyo bwo kwishyuza kabiri, ahubwo biterwa naho buri wese yahisemo kujya gukorera uwo munsi. Ubwo bumve ko gare ifite kampani yaho ihacunga, no hanze hari indi kampani. No hanze hari indi kampani yishyuza parking zo hanze zitandukanye na kampani icunga gare. Akomeza avuga ko atari umwihariko wo mu karere ka Ruhango kuba umumotari yaparika hanze ya gare ndetse no muri gare akaba hose yakishyura parikingi ya moto ye, ngo kuko no mu bindi bice bimwe na bimwe by'igihugu ariko bimeze. Ibisaba ko aba bamotari barushaho gusobanurirwa no kwegerwa, bakarushaho gusobanurirwa ibyemezo bibafatirwa bigira ingaruka ku mikorere yabo ya buri munsi. Ngendiruwi Patrick Muhirwa, Prime TV, mu ntara y'Amajyepfo.